byanditse muri byanditse ariko no muri Matayo. Reka nsome byanditse muri Matayo ibice 9 arizo sura 9 no ku verse ya 27. Yego. Ni ikibazo nshaka yuko dukemura. Handitse ngo muri Matayo ibice 19 no ku 27 haranditse ngo iby'abarekeshejwe ibyabo no gukurikira Yesu. Maze aramubaza ati, dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Yesu aramusubiza ati, ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishe, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe 12 mucire imiryango 12 y'Abisiraheli imanza. Umuntu wese wasize umuryango cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanje azahabwa ibiruta inshuro 100. Yego. Hano kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Ushobora gukomeza kubera yuko yongereho n'ibindi, ariko reka mbagarurira aho ngaho. Natekereje kuri kino kibazo numva twakiganiraho mu by'ukuri. Nari mperutse numva ari ikibazo cyiza. Nacyo kiyonja kuba mu mwanya wa Petero mba narakibajije Yesu. Nawe warakibajije. Yego. None n'ubu ngubu hari abakimubaza ukuntu yagishubije, nabyo kiragoye kuvuga ngo twemere yuko ibyo bintu bihari. Ugiye mu kwizera ukuntu Yesu yagishubije ni nkaho Petero sizi nimba yaranyuzwe cyangwa nimba naje n'unyurwa shingiye ku gisubizo yamuhaye. Ariko ikibazo gihari ni ikibazo cyabayeho kandi kigihari. Petero mu makuru yiwe nuko yari umurobyi. Batangira kutwigishiriza ijambo imuhira, tuzi icyo entreprise ivuze. Yego. Bagaza bavuga ngo yari umurobyi. Bagira ngo iwacu ntitugirana n'abaza baroba ngo tuzi ngo hari lake cyangwa hari ahantu baje kuroba injanga. Bagaza bavuga amakuru y'ibyo nyine bakabivuga mu buryo bwa ruguru, tukabimenya yuko yari umurobyi. Ariko ntitwari tuzi umubare w'amafi cyangwa w'injanga yagaza afata. Yego. Bagaza zigurisha ku bantu bangana gute, nimba yaragiraga inyungu zingana gute. Yego. Tubereye mu kizungu twageze Buvira Yorogo agikora. Yorogo yagaza aroba akagurishiriza Buvira na hehe ngo ni Karemi. Donc kwinjiza ifaranga zitagira umubare mu ijoro rimwe. Kuri Petero yari umurobyi. Yesu amusanze aha yaroba. Yego. Bamara aramubwira ngo namukurikire. Si we wenyine n'abandi yagiye basanga bari mu mirimo yabo baramukurikira. Barakomeza barajana nk'iyi minsi wenda naje ngize inyuma ya Yesu. Tuzi iminsi bagiranyije tugiranye nawe iminsi myinshi, ariko ibo bagiranye imyaka keya. Ariko muri iyo myaka yose bakaza bahemba. Kandi amakuru dufite nuko Petero yari afite urugo. Arahindukira
aramubaza baza bavuga yuko yakundaga kuvuga cyane yo ntacuragaza ahisha. Abaza Yesu aramubaza ngo siko twasize byose, dore ko twebwe twasize byose turagukurikira, none se tuzamera gute? Niko kumubwira ati se kutari mu kuduhemba, nawe turimo kwihemba, turimo kwigwa tuzenguruka mu muhana tuja mu wundi, tuva muri umwe tuja mu wundi, hari hakiza abarwayi, hirya hakizwa abandi, turi no mu kwaka ifaranga, ahubwo tuza gute? Ukuri. Tuzamera gute ko turimo kwigwa tubana twasize ingoye? Umugore yari azi ko nagukurikiye n'abana iyo bari yuko turi kumwe nawe, Ukuri. ariko se ko nasize ibyo nagaza nkora, wowe uri mu gutekereza ko bahe barya iki? Bana we. Ni nka ko yo mubajije ese wowe uri ko abo bantu baye gute? Nababwiye ngo naje tuje kubana nawe mba narakibajije. Kweli. Sinkunda kubaza ariko ico ngishiko wenda umuntu barakibajije kuvuga ngo wasize umugore n'abana inyuma, kwezi kurashize udahembwa, ukundi kurashize udahembwa, ukundi kurashize. Mu by'ukuri ni ikibazo cyumvikana. Kweli. Kandi Yesu ntiyamubwiye yuko abajije nabi, yaramwemereye. Yego. Yaramwemereye ariko amuhereza igisubizo, yamuhereza igisubizo kitari cy'uwo munsi. Yego. Yego. Aramubwira ngo ndababwira ukuri mwebwe abankurikiye, mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe ye y'icubahiro, Yego. namwe muzicarana ku ntebe 12 mucire imiryango 12 imanza. Amen. Amen. Ni ibintu bizoza mu myaka igihumbi ya kera. Ukuri. Kera. Kumbwira ngo uzicara ku ntebe nshimaze, ico gihe umugore azoba ameze, abana bazoba barariki. Bana we. Ngo igihe umwana w'umuntu azohindura byose bishya, reka twishime ko byose bizahinduka bishya. Yego. Ni ikintu cyiza cyo rwose. Hari ibintu bituruhije mu by'ukuri, ruhije tuza twibaza ngo ese ibi bintu bizohinduka ryari? Bibiliya ivuga ngo n'ibyaremwe byose bitegereza amasiku ishobora ko umwana w'Imana. Hari ibintu byinshi biri mu kuniha byibaza igihe Yesu azazira. Yego n'ukuri. Ibintu kuba bisha. Nyuma y'uko uwo munsi uzagera. Uwo munsi uzagera. Ariko si hagati ahangaha niki umugore niki arabaho gute n'abana? Yesu yongera harababwira ngo wasize urugo cyangwa bene cyangwa aragenda arakomeza bavuga minti, aramubwira ngo azahabwa incuro 100. Kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Wahabwa incuro 100. Nabyo igihe cya Petero ntibazihawe. Kugeza n'ubu sinzi ko hari umuntu wasize entreprise yiwe kampani yinjiza injanga za buri joro. Izo ncuro 100 sinzi ko Petero yazihawe. Ukuri. Simbite ntaho biri tubwira yuko Petero abonye incuro 100.
yego n'abandi bapasiteri bahari n'abandi bakozi b'Imana benshi bahari ni bakeya babonye izo nshuro ijana bw'abapasiteri b'iwacu batuyoboye wagaze usanga ari ufite inka nkeya kurusha abandi mu muhanda. yego n'ukuri yagejeje nk'ibona wenda yatangiye umurimo w'Imana afite nk'inka zibiri abandi bakaje gusura bakagaruka ntibamuhereze n'ibimasa ngo zikaguma zikaba 3 canke 4 5 nanashingira n'abana bimugoye za nshuro ijana si benshi bazibona. yego ese Yesu yarabeshe mana ntiyabeshe ariko kandi niko yababwiye ngo amare aramwongera aramubwira ngo wazara ubugingo buhoraho. amen ubwo bugingo buhoraho turabutegereje dutegereje yuko imibiri yacu izahinduka, dutegereje yuko nituva muri ubu ngubu tuzabaho iteka ryose. Imana ishimwe. ariko hagati aha ngaha umugore n'abana nasize sinzi uko bariho, yego sinzi uko babayeho. Petero yari yamubajije ngo ese ko twasize byose tubagukurikira tuzamera gute? yego nta gisubizo mfite cosobanura ziriya nshuro ijana abantu bose bagumwaza ubundi akavuga ukwiwe. ariko reka mvuga uwundi muntu, reka mvuge Pawulo nawe amagawe nyuma ya Petero. iwe yaje nyuma ahura na Yesu. yego bamare guhura nawe yari afite ibyo akora, yari yarize cyane kurusha Petero. Bibiri tubwire akora cyane mwinjizaga ifaranga nyinshi nka Petero. ngo amare iwe ngo ahure na Yesu. iyo usomye mu Bafilipi ibice 3 no ku murongo wa 7 Pawulo wazavuga ngo nyamara ibyarindamu yaje. yego tekereje ko ari igihombo bwa Kristo. ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo. tunzi butagira akagero ariko kumenya Kristo Yesu. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. nahombye ibyanje byose. ndetse mbitekereza ko ari amase. yego kugira ngo ndonke Kristo gusa, ndonke Kristo. Imana ishimwe, kugira ngo ndonke gusa. ibindi byose niyo yokaba yari umurobyi, nubwo yokaba yari ibiki, iwe gusa kose Kristo gusa. yego birahagije. amen. yaranyuze. nukuri Pawulo iwe yaranyuzwe. iwe akavuga ngo kumenya Kristo ngo ni ubutunzi butagira akagero. muri iyi minsi turangije kwandika igitabo cyacu cyakozwe n'intumwa. aza yandikira abantu akabashimira yuko bagiye bamushorera ifaranga. kandi yamara akababwira ngo suko nari nshoje cyane. suko nari nkene. ariko ngo yize kunyurwa n'ibyo afite. yego ariko kuri we kumenya Yesu gusa, gutunga Yesu gusa nyine yumvaga ari ubutunzi ngo butagira akagero. yumvaga ari ubutunzi butagira akagero. amen. aya majambo amaze kunzamo nibutse yuko iki kibazo gihaye kigusha abantu benshi muri twebwe. twari twaramenye Yesu,
turanyurwa yuko tumutunze, yuko ari n'abariya bapasiteri bacu ntiwagaze usanga bahaye barira kubera yuko bakinnye paraporo y'abandi. Wasangaga bari aho mu muhanda bamerewe neza, bubashwe, yego, bamerewe neza. Imana ishimwe. Ubu nyine ibintu twarabihinduye, turi mu kuvunja umunezero w'agakiza, tukawuvunja amafaranga, yego, tukawuvunjamo inyungu. Nimba ari uwo basengera ku bupaseri arimo kwibaza ngo ese niki nzabukuramo first, nashaka atangirira aho ngaho akama kariki uzabisha. Bariya abantu bitwa ngo ni abayumbe, wikurikiranye no kunda abantu biramante hirya no hino, ngo ese buno buyumbe niki tubukuramo, niki tuzabukura. yego, Nico kiri mu gutuma wumva ngo bagiye gusengera umuntu bamusabye iki, natwe twababwira ngo badusengere kubera yuko twebwe nta mwanya twigiraho gusenga, bakatubwira ngo tubohereze ibi ngibi. Cya kibazo cagarutse. yego, no kuri, Ese ko twagukurikiye niki tuzagukuramo. yego, yego, Twaraye dusize abagore tugiye gusenga, tubwira ngo tubasengere, twasize abagore n'abana, niki tuzagukuramo Yesu. Aya masengesho niki tuyavunjamo. Abaririmbyi bafite amajwi meza yo kuririmba. Ubajije muzehe waririmbye mu kanya, arabihemberwa kuva tumwumvise mu rubuga kera ke. Uwo mubaza n'ubu ntarabihemberwa. ukuri, Ariko abana bahe bavuka ubu nyine, ari buri mukobwa dutengu n'uzo kuririmbira mu ikanisa akakubaza ngo ese niki nzabikuramo. Kandi niki mbihemberwa, niki umpereza. yego, Niki uzampiki neza mpiki. yego, Ukibaza ngo ese ubukristo bwacu duhaye tuvunja mu ifaranga uyu munsi wa none. Yesu yigeze kubwira abafarisayo ngo nimuzaza mukora ibintu ngo babarebe, ingororano zanyu zizaba zihekeye aho ngaho. yego, yego, no kuri, Nimugategereza izindi, izanyu zizaba zihekeye aho. Aba mwahembwe y'amashi, yego, muzaba mwahembwe bya bindi babahaye, kubera yuko aribyo mwashaka, aribyo mwashize imbere. Yesu aganira na Petero yari amaze kuvugana n'undi muntu nawe wari waje ngo aramupfukamira amubaza ngo ese umwami mwiza nkora iki kugira ngo ndakubwingo buhoraho. Baraganira mu biganiro byose bagize, aramuza amategeko ndayazi, genda uyubahiriza. Narayubahirije. Igisubizo cyiza baramubwira genda ugurisha ibintu ufite, numara uzo kuri umutima wiwe uraserwa, umutima wiwe umererwa nabi. yego, Ba Petero bari bamuruze, bari baruze uwo musore ukuntu yamerewe nabi, yari umutunzi. Ugurisha ibyo ufite. Nimba ari watumye Pawulo yibuka nawe uje yasize, ngo babona yuko umutima wiwe ugwa nabi. yego, Yesu arababwira ati biragoye yuko umutuzi yinjira mu bwami bw'Imana. yego, no kuri, Ariko ubu nyine nibwo duhadushira imbere, nibwo duhadushira imbere ko turavunja impano zacu zose. Amasengesho ko turavunja amasengesho yacu mu ifaranga. yego, Abavuga butumwa ko turavunja impano zacu mu ifaranga. Uzamera gute?
Pahoro iyo yavuze ngo ibyarinda mu yanje byose ibyo natekerezaga yuko ari entreprise, ibyo natekerezaga yuko bininjiriza, ibyo natekerezaga urumva yari yarasomye, yari umufarisi ushoboraga guca imanza ukamwinjiriza, yari afite icubahiro, icyo yasabaga cyo yahabwaga. Ariko umunsi yahuye na Yesu yabonye amurutira, Yesu amurutira ibintu byose bishoboka, byose yego. Yesu we yari yaravuze mbere yuko Pahoro amwemera, yari yaravuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, muzabyongererwa. Yego, amena. Ko turayirambika hasi tukabanza ibindi, mubanze muduhereze tubone kuvugana ibindi. Ni gute tuzamera? Yego. Gukurikira muze kuririmba niki. Nigeze gufungura ikanisa ahantu, mbwira umusore umwe yari umuririmbyi nti tujane ngwino hari abantu bampamagaye ngo aje kubafasha gukingura ikanisa, baradukeneye ngwino tujane. Nambura tubanza twumvikane pastor. Ni tugerayo tuzagabura gute? Mwana we. Naramubwira nti wa musore uri umuririmbyi, uri umuririmbyi, naje no pastor, tuzashika dukora ibyo mirimo twembi, jewe zakora uwawe aho ukora uwawe. Atoya tubanza twumvikana, nzashika ungire ndi. Ndamureka ndagana ndakomeza. Ndiko ndashaka ngo dukemure kino kibazo gihari, nimba hari n'abantu babitekereza mu by'ukuri, babitekereza bari abanyamasengesho, naje ndiho. Naje ndiho. Mubarimbyi nabaye umuririmbyi mbere yuko kurangeza y'imyaka, naririmbye imyaka myinshi. Yego. Mu by'ukuri sibyo twabanzaga. Ndi muri kino gihugu cya Etats-Unis, no guhembwa sindahembwa, sintekereza yuko nari nahembwa amafaranga yotuma mvuga ngo nyuzwe n'amafaranga. Baza bampemba muri kampani imwe nabona atameze neza akaja mu ya kabiri, atameze neza gatatu kugira ngo ntunge urugo. Ariko ubukristo bwanje ndabukomeje. Yego nukuri. Nanje ndabukomeje. Sande. Kaneza nirinda yuko hazabwo tutwanga n'akazi kaniyinga kadukoduhesha amafaranga menshi, hakabo gufata ama overtime kugira ngo wena ndaza kubura umwanya wo gushaka mu maso y'Imana. Kandi hano biba bihari, bakubwire ushatse gukora amasaha 28 hano oyaguhembera. Yego. Ushatse gukora iminsi yose ko ari 7 yose boyiguhembera. Ariko Pahoro yaravuze ngo ibyarinda mu yanje nabitekereje ko ari igihombo kubwa Yesu Kristo. Amen. Ndetse mbitekereza yuko ari ubusa kubw'ubutunzi butagira akagero ariko kumenya Kristo Yesu. Yego. Uwo twamenye araturutira ifaranga. Hari umuririmbyi wavuze ngo aryohera cyane, arutubuki, arutabyose. Andutira amafaranga, andutira amasambu, andutira ubutunzi. Uwo ni umuririmbyi wari wasobanukiwe, wari warahuye na Yesu aramunezeza. Yego nukuri. Aho yandikiye Timoteyo wa mbere ibice 6:6 aramubwira ngo ishakora koko kuba iyo gufatikanyije no kugira umutima unyuzwe
kuvamo inyungu nyinshi ntaco twazanye hano mu isi kandi ntaco tuzabasha kuyivanamo ukuye kuyimenya nico tuzotaha. yego nuko kuyimenya twarayimenye tukabikipinga tukabigumana tukabitindamo umunsi byose bizahinduka bishya tuzaba dusa na Yesu. Imana ishimwe, Imana ihimbaze. Bakundwa nimurebe urukundo data wa twese yadukunze. Twahindutse abana b'Imana. Ariko kandi akavuga ngo uko tuzasa kurerekanwa icyakora neza yerekanwa tuzasa nawe. Umunsi byose bizoba byahindutse bishya natwe tuzoba turi bashya. Nukuri ico ngo ni sure ni byose tuzaba turi bashya. Dusa na Yesu. Ko natwe tuzasa. Ubwo azaba haca imanza natwe tuzaba ku ntebe 12 intebe z'abacamanza ducira abandi ubwoko bw'Isirayeli intebe amoko 12 cyangwa ziriya nzuzi z'Abisirayeli tuba ducira imanza. Ndinde kuzambara ico cubahiro. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ibyo byonyine nimaraho mbeho ubugingo bukoraho. Ubugingo butazosubira kurwara. Biraguhura n'ikibazo. Nukuri. Ubugingo butazasubira kuganya n'umunsi n'umwe. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Pawulo yari yanandikiye Abaroma kandi arababwira mbese ubwo itimanya umwana wayo ikamuduha ikamutanga ku bwacu twese yamutanze ku bw'abayumbe imutanga ku bw'abapasiteri imutanga ku bw'abaririmbyi imutanga ku bose bahaye bakora ibi bintu byose yakosha bwose zaburite kumuduhana n'ibindi byose. Yego abafite ubwoba bari mu kuvunja agakiza bari mu kuvunja umurimo w'Imana bari mu kuvunja impano y'Imana mu mafaranga. Kambinginge ngo tugaruke tunyurwe n'ibyo dufite. Tunyurwe n'ibyo dufite mu maboko yacu ariko twirinde guteza isoni umurimo w'Imana. Yego kugayisha umurimo w'Imana. Twirinde kugayisha amagaro wacu. Twirinde kuzahabwa ingororano tukiri hano. Tugwe nitumara tuzabura ingororano nyangorora. Petero yabajije ico kibazo. Nibabwiye ngo abantu bose ko barakibaza uyu munsi wa none abuhamagara n'abandi bose ko barakubaza ngo se niki tuzakura muri ibitwakurikiye tuzabivana mwiki. Hari n'abagucinze bakakubaza ngo ariko uzahora wiruka inyuma y'ubuyumbe kuzageza ryari? Uzaruka inyuma y'igitaramo kuzageza ryari? Abandi bagiye muri overtime, abandi bagiye muri ibingi turubaka ikingiki turakora ni kuzakura muri ibi. Kirahari. Yego kano babwire ngo kirahari. Imana ishimwe. Hari mu by'ukuri Imana twakurikiye nimba yarampaye Yesu Kristo ntaco nzamuburana. Yego nukuri umuririmbyi yavuze ngo ntaco nzamuburana. Imana ishimwe. Tuzamuburana gende dukomere ntaco tuzamuburana. Imana ishimwe. Bahaye bica imihamagaro yabo nabi bakayivanga tukigana abantu bahaye bigana abandi tugahamagaza ari byo mu by'ukuri tugende dukomere. Imana yaduhamagaye
niyo kwizerwa ifite ingororano wenda Petero yari yahoze abishyira muri materiye yahoze mu njanga zanje nagaza nimba nagaza nushaka uzaza umpemba ubwato bumwe yego ntabwo ari materiyeri ntabwo ari tushobora kubibara yego ni ukuri ushobora kubibara icyo cyatumye Pawulo avuga ngo Pawulo we yaravuze ngo ni ubutunzi butagira akagero butagira akagero ntacyo bigereranya nacyo ntiyo biharura kuba yaramenye Yesu gusa ntiyo biharura ni ubutunzi butagereranywa hari indirimbo Billy Graham yanditse hano yaririmbye ngo uwo mwimika akaba umwami w'ishanga rinini yego yari yaranyuzwe no kuba umukristo Imana ishimwe no kuba umukristo nari mvuze ngo kino kibazo Petero yakibarije abantu benshi cyane igisubizo yahawe wenda coba kitanyura abantu benshi ariko tugende duhagarare ku mihamagaro yacu yego hari ingororano hariho kunyurwa abaza banyurwa mu by'ukuri cyane dutegereze ingororano zirahari yego ni ukuri ingororano zirahari ducika intege ngo dukore amarorerwa twishe umurimo w'Imana abandi batuzi nk'abakristu abandi batuzi nk'abanyamasengesho bahinduke abandi banyamasengesho abari batuzi nk'abakozi b'Imana bahindukire batuka abandi bakozi b'Imana abaririmbyi baririmba mu kuri no mu mwuka bahinduka abandi baririmbi yego Imana iturinde kino kibazo kirahari simvuze ngo ndagikemuye ariko nari nkibabwiye namwe ngo kibababaze yuko duhaye tuvunje umurimo w'Imana duhaye duvunje imihamagaro yacu guhamagaza ibyihutirwa nimuduhereze mubanze muduhereze yego maze muduhereze ibyo dusigira abana muduhereze ibyo dutungisha abagore abo bagore bohingaho kuvuga ngo umurimo w'Imana yego ni ukuri nari mbabwiye ngo Pawulo yabajije ikibazo bagahe babaza ngo baracaka ibaza Imana turinde kucitwaramo nabi begereje kuzahindurwa basha byose bizahinduka bishya Imana ishimwe Imana imbazwe byose bizaba byahinduwe bisha yego yegereye yaje mu bwiza bwiwe dutegereje natwe tuzahinduka duse nawe imirimo nk'iyahazo hakora uwo munsi Imana ishimwe Imana ihimbazwe n'ubugingo buhoraho tuzahinduka gusa Imana idufashe kandi abari bafite icyo kibazo bose mugende musubire muhasome namwe mushaka ibizo byanyu simbibabwiye nzi yuko ndagisubije ariko uko mbabwiye niko Imana yantumye Imana ibafasha kutavunja imihamagaro yanyu muhabwe inyungu ya none muhabwe ibihembo nk'ibyo abafarisayo yacu ni agaciro kenshi Imana ishimwe agaciro kenshi ariya Pawulo yavuze ngo ubutunzi butagira akagero kubana na Kristo yego dusenga Imana Mana turasabira abavuga butumwa bose bari kubanza gusabira turabasabira abanyamasengesho bose
barimo kubaza ngo ese niki tubikuramo. Turasabira abaririmbyi bose barimo kubanza bakabaza ngo ese niki tuzabikuramo mbere yuko tubaje kuririmba. No mu ndirimbo zabo mana ukumva yuko bahaba bikora abantu azagishobora mana turabasana basubize mu ijambo rya bamenye yuko gukurikirana biratugira bose bashaka bose bari mu gushakira